ngo kubakubita cyangwa kubatwara nabi. Oya, icyo nshaka gusobanura, ayo makimbirane umuntu yabereye i Kigali muri gare ya Nyabugogo, aho abadaso bari guhangana no guca abazunguzayi, ariko hamwe mu bagore bakuriye imirimo banze kuva mu mihanda ahubwo bagahitamo guhangana n'abadaso, bavuga yuko bakora mu mihanda ngo badacuruza n'ibyo babasanganye bakabimena, bigatuma babwirirwa bakanaburara, nyamara umwuga w'ubuzunguzayi babeshejeho. Abakora imirimo usanga benshi biganje ari abagore bavuga yuko baje muri iyi mihanda kuko ubukene bwari bubugarije, maze bagahitamo kuza gushakishiriza mu mihanda ngo barebe yuko babona amaramuko, ariko bakabazwa nuko bashakishiriza batabaha amahwemo yo gutuza ngo bahahe baronke. Iyo witegereje abakora uyu mwuga usanga benshi ari abagore batawe n'abagabo ubuzima bukabagora, maze bakisanga mu makaritsiye yo mu byaro no mu masoko amwe n'amwe bazenguruka bazunguza udukwito, utwenda tw'abana, ibikoresho bya elegitoronike ndetse n'ibindi. Abandi n'abagore bafite abagabo b'abasinzi bananiwe inshingano z'urugo, abagore bagahitamo kwimenya muri buri kimwe maze bakegura udutebo, amabase n'imifuka, bakirirwa bazengurukana imineke, zavoka n'izindi mbuto zose ku mitwe bahiga amaramuko. Abandi uzabona kenshi nabo baravuye mu byaro bakaza i Kigali kuhashakira ubuzima, maze ibintu byabagurane basubira iwabo, ahubwo bagatangira kwirwanaho bakaranga amandazi, biraha, imbada, bakenga imitobe ku babizi, ubushira ndetse no guhimba amaji y'amakorano, ubundi bakabizengurukana bashakisha nibura na make. Bavuga yuko kandi nubwo babakuramo bizeza kubashyira mu masoko yabugenewe, bagiramo n'ubundi ugasanga n'amafaranga bakuramo, kubera ko usanga n'ubundi hari abamaje gufata amasoko kera. Ku ruhande rw'abashinzwe kandi umutekano bavuga yuko abazunguzayi bo bagomba gushira mu mihanda za Kigali ndetse n'ahandi, kubera ko ino mirimo y'ubuzunguzayi iteza umutekano mukeya, isuku nkeya n'uburwayi ku bagura ibicuruzwa byabo. Gusa ariko nanone hari abatemeranya na runo ruhande. Nk'urugero rw'umuntu ukoresha account ku rukuta rwa X witwa Apotre Kabeyi, we yagize ati: ese ubashyize amabwiriza yo kuba bitemeye kuzunguza, yabanje gutekereza ku mpamvu ituma abantu bajya kuzunguza? Niba mushaka yuko hatabaho abazunguzayi mu mujyi wa Kigali, abakene bose mubirukane mu turere twose uko ari dutatu tugize umujyi wa Kigali, kuko naturiya dusoko mu mashyiriraho birangira abagiye gucururizayo ari abafite umutahe ufatika cyangwa se ubushobozi bufatika. Asoza agira ati: urebye izi video ni gute utajya ku ruhande rw'abazunguzayi? Ubwo arimo aravuga ino video abana badaso ndetse n'abazunguzayi bari barimo guhangana babakora mu mihanda. Uyu wavuze amagambo kandi yavuze nyuma y'ubutumwa bwari bumaze gutangwa n'umuvugizi mu mujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya, ubwo yaravuze ngo turifuza ko abazunguzayi bakabaye nta bahari pe, kuko badahari nta muntu wajya kubafata. Uyu mujyi kugira ngo ubusa neza uyu munsi hari ibisaba gufata ibyemezo bikomeye. Ikintu twifuza aho ngaho ni kimwe, nuko abazunguzayi bakabaye nta bahari, kuko badahari nta muntu wabafata, kuko nawe utari kuzunguza nta muntu gufata. Uyu nguni Emma Claudine Nirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, avuga yuko abazunguzayi badakwiye kuba bahari. Ni benshi kandi bagiye batanga ibitekerezo kuri kino kibazo, gusa nubwo atari bose, bamwe mu bazunguzayi bo ntabwo bahwema kuvuga yuko batazavamo igihe cyose batarabona agenge ko bazajya bagatuza bagakurira amafaranga ahagije nk'abandi. Gusa n'abakubita agatoki kandi bavuga ko bazahangana kuko bumva ko nibatazunguza batazabaho. Gusa icyakabaye cyiza nuko ku mpande zombi haba ubwumvikane, hatageze aho baryamiye kandi hagakorwa igikwiye mu gihe cyacyo. Twubaka u Rwanda twifuza kandi rubiranye n'igihe. Ese wowe urabyumva gute? Twandikire mu gasanduku k'ibitekerezo. Ngaye ngo kunkora subscribe n'imbarwa bigeze kuri isheni, ngenda cyari Obi Nangini Obi Time News mu mujyi wa Kigali. Obi Time News.